umwanda. Impamvu mvuga ngo namabyi niko nayabonye, nagiye kubona mbona huzuyemo amabyi, nkabona abakristo kurya binjira baje mu materaniro, nkabona barayakandagira, nkabona barayakandagira. Kandi ikintu cyambabaje nuko aya mabyi yari yuzuye mu rusengero hose, no ku ruhimbi huzuye amabyi, harimo umunuko mwinshi, hanuka cyane, hanuka. Ariko nkabona abakristo n'abo bayobozi ntawe ubyitayeho. Bamwe nkabona benshi ntibanayabonye karimo, abantu ntibabone ko huzuyemo amabyi. Ku buryo nagiye kubona mbona uyakandagiye n'uyabonye agahanaguriza ku ntebe, agahanaguriza ku gikuta, akaba ariho hanaguriza. Nkabona imbere hariho umuyobozi, umuntu kurya babicaye ku ruhimbi, nabo ntibayabone. Nkabona umuvugabutumwa ari kubwiriza, abantu ntibanumve n'ibyo ari kuvuga kubera umunuko wuzuye mu rusengero. Ikintu cyambabaje nuko nagiye kubona nkabona aho hantu bari gusengera harasa n'igicuku, ni mu mwijima, ntihabona. Ariko nkabona harimo agatara kanyenyereza buhoro. Umwuka w'Imana arambwira ngo mu itoro rya ADEPR birukanye umwuka wera, birukanye Imana, ngo ahubwo bimitse ikizira. Mwene data wo nkurikiye, simbivuze kugira ngo bigire abo bisenya, ariko utekereze neza ko kuki huzuyemo aya mabyi n'ibyaha, kuki huzuye n'ibyaha. Bakaba harimo abavuga ubutumwa babwirwa bumaze iki? Ko ubutumwa ari ubuduhindura, ubutumwa ari ubutweza, ubutumwa ari ubudukuraho uwo mugayo. Nagiye kubona mbona huzuyemo amabyi. Imana irambwira ngo aya mabyi n'ibyaha byuzuye muri ADEPR. Harimo umunuko. Yego barasenga, bazi kuririmba, ariko huzuyemo ibyaha. Baririmba n'ibizira, babwiriza ubutumwa bafite ibizira, bayoboranya ibizira. Imana idufashe kandi tugirire neza. Nibyo bari kusohora amakasete abaririmbyi, ariko barayasohora batera, bafite ibyaha, bafite ibizira. None wigenzure wowe ngo kubwiriza ubutumwa uraboneye mu maso y'Imana. Yesu aje gutwara itorero, wagenda koko? Umuririmbyi yaririmbye ngo utejejwe ntabwo azagerayo, azahama hamwe na Satani. Ahezwe hanze ngo hamwe na Satani. Kandi biramubuzayishura ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Nagiye kubona ngo mbona harimo bamwe bumvise uwo munuko bakigira hanze, ahubwo nkumva ngo amajwi bari gusakuriza hanze cyane. Nubwo harimo icyo kizira, ariko harimo agatare kamwe. Harimo bamwe bagikijijwe, harimo bamwe bagifite umutima wo kwera no gushaka Imana, ariko ni bakeya cyane. Iri toro rya ADEPR ryuzuyemo ikizira. Imana arambwiye ngo mwarayirukanye. Yego murasenga, ariko musenga idahari, muterana Imana idahari, kuko mwarayirukanye. Ikimenyimenyi Imana yarambwiye ngo kuriya muherutse kwimika abashumba, mwabimitse idahari, nta bushake bw'Imana burimo, nta muyoboro w'Imana wari urimo. Abo mwereje ubushumba ntibarimo, nta bushake bw'Imana burimo, mwamwe bimitse nkamwe, ariko nta Mana ibirimo. None ko kera mwabanzaga kuyibaza mugasenga, murabiheruka. Mana
yarambwiye ngo mwimitse inda imbere, intama ntimukimenye iyo ziri, mwumva mumaze kwihaza. Kera ADEPR nta mugore yahaga ijambo. Nzi ko ADEPR umugore yaraga ari umudiyakoni kazi, ariko buno mwarabimitse n'abashumba. Oya nawe tekereza umugore yagiye mu mazi ari mu mihango, ari bubatize, byagenda bite? Ibaza umugore ari kubatiza. Ntabwo byari byemewe muri ADEPR, ariko kubera ko Imana mwayirukanye, niyo mpamvu nugerageje wese kwerekwa muramucecekesha. Mwazimije impano z'abahanuzi, ntawe ukivuga, mwababitse mu ubwoba. Ariko birava ngo iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi bakita ku iherezo ryabo. Ahubwo mwabajyanye muri ayo mateoloji. Ni byiza, teoloji ni nziza mu nyumve, ituma abantu bamenya, ariko nta wiga Imana wayiga. Yesu yari kumwe na ziriya ntumwa, hari abo yagiye kwigisha teoloji. Iri yimikwa muherutse kwimika nta Mana yarimo, mwabikoze nkamwe. Bibiliya iravuga ku mugabo bita Eli, umunsi umwe ngo umwuka wera yari yarabaye ingume. Yari afite abahungu umwe bita Hofuni na Finehasi, ngo bari abatambyi nabo mu nzu y'Imana. Ariko kubera ko umwuka yari ingume, ngo batangira kurya ibitambo byerejwe Imana, batangira gusambanira ku ruhimbi, bituma Imana ibica, kuko bari baramaze kwanduza mu nzu y'Imana. Namwe muyoboye musinda munywa inzoga, muragenda mukabyara hanze mukumva nta kibazo. Ubu nta mukene ukigira ijambo muri ADEPR, no mu yandi madini nuko nta mukene ukigira ijambo, nta mukene ukigira agaciro, kuko umwuka w'Imana yamaze kuba ingume. Icyo mukeneye ni amafaranga. Niyo abantu baba abanyamafuti bafite amafaranga ntimubatenga, kuko mushaka ubutunzi. Ariko umukene navuge gato, muramuca mu rusengero, murukwigwizaho imitungo. Ibyanyu ni ukugambanirana, ibyanyu ni ukubeshanya, ibyanyu ni amacakubiri, ni ubugome, ni amoko. Mubwira abandi agakiza, ariko mwe mudakishijwe. Mwigisha abandi Imana ntayo mugira. Mubwira abandi gusenga mudasenga. Imana idufashe. Ibisimba ivugiye kubasenya, ndabivuga ngo mwongere mugaruke ku rufatiro, mwongere mugarure Imana, kuko ntayikiri muri ADEPR. Mwarayirukanye, nge yarabimbwiye. Ibi nubwo nabizira. Musigaye mwimika kubera ruswa, amafaranga. Mwiremye ibice,
nimagaruke ku rufatiro, nimusohora aya mabyi, musohora uyu mwanda, muve mu byaha. Itorero riranuka, iyo madini aranuka, huzuyemo ibyaha, huzuyemo ikizira. Nimusohora iki kizira. Imana yabuze aho ikorera kubera ikizira. Nta mukene ukiririmba kuko musigaye mubaca amafaranga. Nta mukene ukiba umudiyakoni kuko atabona yo kwitanga. Uzareba bamuhereza guhagararira inyubako nta bakire. Mwaraje mwivanga n'isi, birimo ngo Efuremu yivanze n'amoko amera imvi z'urutarutaru. Imana yabuze umwanya mu mitima y'abantu. Kera nta muntu winjiraga mu itorero rya ADEPR mu rusengero afite imisatsi inyerera. Musigaye muyinyereza, musigaye mwitukuza mukumva nta kibazo kuko mwirukanye Imana. Mu mariri yanyu, mu byumba by'iwanyu harimo inzoga, ubusambanyi nuko, gukuramo amada nuko, kubera ikizira. Ariko birabonga urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Abantu mwirukanye Imana ariko nimukenyere, mugiye kuyishaka mutakiyibonye. Mwanze gukizwa, abantu banga kwegera Imana, ariko mugiye kuyishaka ntayo muzabona. Hahandi abagabo basigaye bambara ugasanga umuntu w'umugabo ari ku ruhimbi ariko yambaye agakoti kagiye guturika. Ibyo ntabwo byabaga muri ADEPR. Ugasanga agapantaro yambaye karamununiriye kenda guturika. Abagore bari kwambara ubusa, amabere ku karubanda. Uwo mwanda waje ryari? Pasuri igeze ku kabuno. Nimwisubireho kubera ko bitari ibyo. Ijuru rizajya mu ngerere, rizajya mu ngerere. Kera nta muntu waryaga igaburo atasenze. Ubu byabaye umuhango. Abantu babanzaga gusenga, bakiyiriza, bakiyeza. Ariko ubu muri kurya igaburo mwasenze, hari amasengesho muri gufata. Ariko kera twaryaga igaburo ari uko twasenze amasengesho twiyirisha, twitunganije. Warirya ugakira indwara. Ariko ubu muri kuririmbana mufite ubugome, mufitanye inzika, mufitanye ibibazo mwanze gukemura, mukarimbana mudasurana, musengana mudasurana. Niyo mpamvu Mwuka Wera mwawirukanye kugira ngo atazatangaza ikizira kibarimo. Ibi ndabivuga ntawe nsenya, ariko nimugaruke ku rufatiro. Kandi ibi ndabivuga ku itorero rya ADEPR, nanjye ndirimo ndisengeramo. Ariko mureke tugaruke ku rufatiro. Uyu mwanda ya mabyi mwamaze kwimika yuzuye mu rusengero, nta maso Mwuka mukigira. Niyo mpamvu arimo mukaba mutayareba.
nyigisho zanyu n'iz'ibiryo, nizo gukundisha abantu isi, n'iz'ubutunzi, izo kwihanisha, izo kugaruka kwa Yesu, nazo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Murimbyi yarahembye w'ikorasi ngo tekereza neza uko utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi ariko umwana yaraheze kera. ADEPR wirukanye Imana, nta Mana ikirimo. Burya bwose musenga mukanaterana ibidahari, kuko mwarayirukanye, mwanze kumvira Umwuka Wera. Niyo mpamvu muhora muri izo ntambara. Nta Imana irakora, iracyashungura mu itorero rya ADEPR. None niba abashumba bari kurira kubera ko mwabarenganije, mukabasohora, mukabirukana nta mperekeza, bakaba bari mu marira, barabakoreye imyaka n'imyaka, umuntu akaba bakoreye imyaka 30 40, akaba adafite aho kuba, yarabakoreye, muri kugenda mu mavewiti, abana banyu bari kwiga mu mahanga. Uwo mwuka mufite arihe? Bakaba bambaye inkweto n'imyenda y'imicuyu, inkweto zahengamye, mukaba mutabibuka yuko babakoreye ari abashumba bashumbye itorero. Nayo bakoreye mukanga kuyabaha, ariko ngo muri itorero ry'umwuka, oyaye, nta urimo yaragiye. Nimwongere musenge, nta mwuka urimo, nta rumuri rw'Imana rurimo, ahubwo ni Imana mwarayimuye. Ariko mureke abantu bongere bakizwe, banyoterwa Imana. Ubwo muraje muvuge ngo baravangiwe, nk'abantu n'abavangirwe. Uvugisha ukuri wese yaravangiwe, uvugisha ukuri wese ni inzererezi, uvugisha ukuri wese abari ngo yaravangiwe ni inzererezi. Oya, dufite adresi. Kandi nta uvuga ko Kristo ari umwami, niko Paulo yandikiye Abaroma, ngatabwirijwe n'Umwuka Wera. Ibi ntabwo nasinze sinanyoye, ariko mureke abantu tugarukiraho tugeze. Byanze bikunze hari ikizatuma Imana igaruka. Imana idufashe, kandi Imana itugirire neza. Niki ukuyemo? Niki ijambo ry'Imana rikwigisha? Yesu araje vuba, ongera ubone zitabaza ryawe. Wongere ukumbura Imana, wumve ushaka kwezwa, wumve ushaka gutungana, wumve ukeneye gukiranuka. Yesu araje vuba, ntabwo ari butini. Nubwo yahatini, ariko kuzaho araje. Wikwishuka, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Paulo yandikira Abaroma aravuga ngo ubibira mu mubiri azasaruramo kubora. Imana iduhana umugisha. Mbivuze ntongereye. Imana iherekeze iriyerekwa, Imana irishigikire, igarura umwuka wayo mu itorero rya ADEPR, yongere yeza abantu, ikuremo akarengane, ikuremo ubujura n'ubusambo. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen. Ukande subscribe, like, share na comment. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu, amen.
Igitondo cyiza kuri mwene data buri wese udukurikiranye ukunda kudukurikira ku Mukiranutsi TV. Imana iguha umugisha we wahisemo kubana natwe ndetse no kudukurikira. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ni mwene so niyo yita Theobald. Wakwibaza ngo iki gitondo ni iki gitumye nza? Ni urukundo rwinshi mbakunda. Ndifuza ko tuganira ku buhanuzi mperutse kugira ku itorero rya ADEPR ndetse n'ubundi butandukanye. Rero ndashishikariza buri wese udukurikirana kugira ngo abe maso, ntucikwe, ntugende, ntujye kure, ahubwo wigende utabyumvise, kuko ni ingirakamaro kuri buri wese udukurikirana, by'umwihariko ku bakristo. Imana ibaha umugisha. Reka dutangire dusenga Imana. Mana data wa twese, mu izina rya Yesu ndakunezerewe aya masaha, ndagushimiye mwami Imana kuko uduhaye iki gitondo cyiza mwami, kikatubera icy'umugisha. Gushimiye ko warinze mwene data na mushiki wanjye buri wese udukurikirana. Ndasenze Mana, ibyo ngiye kuvuga si byanjye, ahubwo reka bigira umumaro kubyumva kandi bihindure benshi, utegekere benshi kubyumva ndetse no kubikurikira, kugira ngo buri wese akuremo icye kandi wumva kumvira biravangaza ry'ibyiza byo mu gihugu. Uduhane umugisha twese mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Imana yanyeretse iyerekwa rikomeye cyane ku itorero rya ADEPR, Association des Églises Pentecôte au Rwanda. Imana yagiye kumpishurira inyereka muri iryo torero rya ADEPR, harimo abakristo nyine, kurya abantu babateranye. Nagiye kubona ngo mbona mu rusengero rwa ADEPR huzuyemo amabi.